Bakristo bavandimwe, nshuti za radiyo Mariya Rwanda, Kristo Yezu akuzwe. Twese nitugire ineza, impuhwe n'amahoro bituruka ku Mana Data no kuri Yezu Kristo umwana wayo mu kuri no mu rukundo. Muri iki kiganiro muri kumwe na Frere Muhire Celestine. Ikiganiro Inzira y'Ubutagatifu kigamije kudushishikariza gutoteza inzira igana ubwami bw'ijuru, twisunga ubuzima n'inyigisho by'abatagatifu. Abatagatifu ni bakuru bacu mu buzima bwacu bwa gikristo, batwereka ko babayeho bazirikana ijambo ry'Imana. Uyu munsi turisunga mutagatifu Elizabeti w'ubutatu, n'umutagatifu w'umufaransakazi, akaba yarabaye mu Karumelita. Umunsi ngarukamwaka we ukaba wizihizwa ku itariki ya 8 Ugushyingo. Twisunze inyigisho ye tugiye kuzirikanira hamwe insanganyamatsiko igira iti ubutagatifu ni ukwimenyereza kubana na Yesu. Iyi nsanganyamatsiko turayivugaho mu bice bitatu. Igice cya mbere turarebera hamwe uko umuntu yakwimenyereza gusenga. Mu gice cya kabiri turavuga ku kurangamira Imana muri byose. No mu gice cya nyuma tuze kubona ukuntu icyifuzo cyo kujya mu ijuru cyarangaga ubuzima bwa mutagatifu Elizabeti. Igice cya mbere, uko umuntu yakwimenyereza gusenga. Isengesho n'impano y'Imana. Mutagatifu Teresa wa Avila, umutoza w'isengesho, niwe utubwira ko orezo ari ikiganiro gihoraho umuntu agirana n'uwo azi ko bakundana. Isengesho rikaba rero ryubakiye ku bucuti. Elizabeth nawe avuga ku isengesho agendeye ku byo akomora ku mubyeyi we. Nta gushidikanya ko Elizabeth yavomye ku isoko y'umurage wa Karumeli. Nibyo atwerurira muri aya magambo. Iyo mpano ya orezo icyo kintu cy'ingenzi kigize ubuzima bwa Karumeli. Umwe imbere y'undi bitajya birangira na rimwe, kubera ko iyo umuntu akunda ntabwo aba abereyeho ubwe, ahubwo aba abereyeho uwo akunda, kandi arushaho kuba muri we kuruta muri we ubwe. Kunda ni ukuberaho undi no kubeshwaho n'undi. Umuntu yagereranya isengesho nk'ikintu gituma umuntu ava mu cyumba cye akajya gutura mu cyumba cy'undi. Isengesho ni rukuruzi, rituma umuntu atura mu isi y'Imana. Uko Elizabeth yabayeho uwo murage wa Karumeli, nibyo bidufasha kumva neza uko abantu b'ibihe bitandukanye bashobora kumwigiraho byinshi. Kurindira ni ikintu kitugora mu buzima bwacu. Elizabeth atanga inama yo kumenya gutaramira umushyitsi utuye muri twe, kumusiga wenyine no kwiyambura ibyiza bitagira ingano. Amahoro, imbaraga n'umunezero bituruka kuri uko kwimenyereza kubana nawe. Ikibazo abantu benshi bakunda kugira ni ukutamenya gutegereza isaha y'Imana. Gusa iyaba roho zari zizi gutegereza, niba Imana itigaragaje ku buryo bugaragara, zihita zimusiga. Igihe aje azisanga yitwaje impano zose nta muntu abona, roho iba yibereye hanze mu bintu byo hanze, ntabwo yiyinjiramo. Kwakira umushyitsi bisaba kumwitegura. Elizabeth yatanga inama z'ukuntu umuntu ashobora kwimenyereza guturana n'Imana igihe ashishikariza Anglesi kuguma hafi y'Imana. Ni imbere y'Imana abantu bakundana bahurira. Iyo umukristo ari mu isengesho abona abantu bose, kuko isengesho ntabwo rirobanura. Mu isengesho nta ntera iba hagati y'abantu. Abantu bamenyanye bitewe n'isengesho ntibigera batandukana na rimwe bibaho. Reka twumve uko we aturana na Yesu. Kubera ko ahora ari kumwe nanjye, icyo kiganiro gihoraho ntikigomba guhagarara. Mwumva ari muzima muri roho yanjye. Icyo mba nsabwa ni ukwisuganya kugira ngo mubone muri njyewe. Ibyo ni byo bintera umunezero. Yashyize muri njyewe inyota idashira no gukenera kumukunda we wenyine ashobora kumara. Hanyuma rero njya iwe nk'uko umwana asanga nyina. Isengesho ni impano y'Imana igihe ubwayo iza gusenga muri twe. Nta na rimwe nigera mba njyenyine. Kristo wanjye ahora ahari asenga muri njye, nanjye nsenga hamwe na we. Mu ntangiriro senga bisa nk'ibigorana, ariko uko umuntu agenda ashyiraho uruhare rwe
agaragaza umuhate, niko arushaho kugera ku ntego abifashijwemo n'inema y'Imana. Ikintu cya mbere umuntu agomba gukora ni ukugira imfuruka mu mutima we aharira Imana. Muri iyo mfuruka niho agomba kunyarukira kenshi mu masaha anyuranye y'umunsi kugira ngo ature byose uwo mukunzi uhatuye. Dore inama Elizabeth aha Francisca wa Surudoni: ni ngombwa ko wubaka nkanjye akumba gato muri roho yawe, uzatekereze ko Imana nziza ihari, ubundi uzajya uhinjira rimwe na rimwe. Gusenga ni ukumenya mbere na mbere ko imibiri yacu ari ingoro y'Imana. Gusenga bikaba bishatse gusobanura ko ari ugutuza Imana mu buzima bwacu. Ku ruhande rumwe, gusenga ni ugutanga karibu cyangwa ikaze, no ku rundi ruhande ni uguhabwa karibu. Iyo umuntu amajije guhabwa ikaze, aricara akaruhuka akibagirwa umunaniro w'urugendo. Mu buzima bw'isengesho hari aho umuntu agera isengesho rigahinduka ikiruhuko. Isengesho ni ikiruhuko, ukwiruhutsa. Umuntu aza bisanzwe asanze uwo akunda, ukaguma hafi ye nk'umwana muto mu biganza bya nyina, ubundi ukareka umutima wawe ugatwarwa. Ubuzima bushingiye ku isengesho ni ibanga ry'ubuzima bwa Karumeli. Ubuzima bw'umukarumelita ni ukunwana n'Imana kuva mu gitondo kugera ku mugoroba, no kuva ku mugoroba kugera mu gitondo. Ububabare ntibugomba kutubuza kurangamira Imana. Urabona ko ari ngombwa kuntega amatwi no kumparira ibibazo byawe, hamwe n'umwarimu wanjye byose tubirangiza neza. Aya magambo niyo Elizabeth aheraho ahumuriza mama we, kandi ashima Imana kubera ko yemeye ko Elizabeth yinjira muri Karumeli, aho azatura ubuziraherezo. Yamwemereye kugera ku byiza bitagira ingano. Muri Karumeli atangira gusogongera ku byiza by'ijuru. Isengesho rihuza roho. Nta kintu gihuza abantu nk'isengesho. Ubumwe buvuka ku isengesho burakomera bugatera imbere. Mbere y'uko isengesho rihuza abantu hagati yabo, rihuza roho n'Imana. Gusenga ni ukuvumbura ko Imana iri hafi yacu. Kubw'urumuri rw'ukwemera Imana, imbaga itagaragara yo mu ijuru iratwegera, ubundi hagati y'abasenga n'inteko yo mu ijuru hakaba ubumwe bukomeye. Iyo dusenga tuba turi kumwe n'imbaga itabarika. Abantu basenga bahora bunze ubumwe. Igihe mwambaza Imana muyibwire Elizabeth wanyu, kandi mwibuke ko ari aho iruhande rwanyu. Iyaba mwari muzi ukuntu Karumeli ari imfuruka y'ijuru. Umutuzo n'ubwihugiko, umuntu aba wenyine n'Imana yonyine. Aha byose bikubwira Imana. Ahantu hose urayumva kandi ikaba ihari. Isengesho nicyo gikorwa cyacu cy'ibanze. Nakagombye kuvuga ko aricyo cyonyine kidushishikaza, kubera ko k'umukarumelita ritagomba guhagarara. Mu ibaruwa yandikira Mariya Ludovika niho Elizabeth atugaragariza neza ko kwiha Imana kwe kwatumyeho arushaho gukunda abantu, kuko ari impande y'urukundo. Muri Karumeli nta ntera ibaho, ni nko mu ijuru. Dawe bose baba umwe. Nkunda cyane gukoresha iri sengesho hamwe nawe. Bimbera nk'aho turi kumwe. Mukunzi wanjye Ludovika, kuva nagera muri Karumeli bisa nk'aho narushijeho kubegera. Ndabakunda cyane, kubera ko uwanyigombye wese ni rukundo. Ngerageza kumwigana muri byose. Ni urukundo rw'umutima we mbakunda. Iyo umuntu asenga ntabwo aba ari wenyine. Isengesho ntirigira imbibe, rihuza abakundana. Elizabeth ntatinya kugereranya urukundo akundana na nyina nk'urwo mu ijuru, kuko kubw'isengesho nta ntera ibatandukanya. Mbere yuko yinjira muri Karumeli, nyina niwe wamwitagaho, none ubu niwe usigaye amwitaho afatanyije n'Imana. Hagati n'umubyeyi we hari ubumwe bw'indatana. Igice cya kabiri.
kurangamira Imana muri byose. Hari ibintu bitatu bifasha kurangamira Imana. Ikintu cya mbere ni ukwiyibagirwa, icya kabiri ni uguha Imana umwanya wa mbere mu buzima bwacu, naho icya gatatu ni ukwiringira ubuntu bw'Imana. Ukwiyibagirwa: niba hari ushaka kunkurikira yibagirwa ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire. Gukurikira Yesu bisaba ko umuntu adaharanira inyungu ze bwite. Ibyo bisaba kwizitura ku bintu by'isi. Umuntu ntiyemere kuba umucakara wabyo. Iby'isi ntibitanga amahoro n'umutekano nyawo. Amahoro nyayo akomoka kuri Yesu. Kwizitura ku by'isi ntibivuga kutabiha agaciro. Mutagatifu Elizabeth agira ati: nkeka ko abahirwe b'iyi si ari abisuzugura kandi bakiyibagirwa bagahitamo umusaraba nk'umugabane. Iyo umuntu azi gushyira ibyishimo bye mu bubabare, mbega amahoro! Gukunda nibyo bishobora gutuma tugera ku bukungu nyabwo. Ubukungu buhanitse Imana ifite ubwayo dushobora kubugira kubw'umugenzo w'urukundo, kubwo gutura muri twe, kubwo gutura muri yo. Ukwiyibagirwa niko gutanga ubwigenge nyabwo. Abantu batunze byinshi bahora bafite inyota yo kwagura ibigega, bityo bakaboneraho no kongera abarinzi babyo, mu gihe umukene ntacyo yishingikiriza. Kuramuka abagukesha undi. Niyo mpamvu abakene bahora bateze amaboko. Kwibagirwa bituma umuntu ahanga undi amaso. Mbona ko roho yigenga ntiyibagirwa ubwayo. Yaba bari bambajije ibanga ry'umunezero, navuga ko ari ukutiyitaho, kwiyanga igihe cyose. Ngubwo buryo bwiza bwo guhashya ubwirasi, umuntu abukacirana n'inzara. Nkunda gutekereza ko ari ukubera yo nasize byose. Ni byiza cyane gutanga igihe umuntu akunda, kandi ndayikunda cyane iyo Mana igira ishyari kubera nyigombye. Umuntu yibagirwa bitewe n'urukundo. Niyo mpamvu kwibagirwa gukomoka ku guhitamo. Nta rukundo, kwibagirwa gutakaza igisobanuro. Igihe umuntu akunda, ibintu byose byo hanze aha ntibishobora kumwibagiza umwarimu we. Niho Elizabeth azasenga agira ati: yaba nashoboraga kuba mu isi ntari uw'isi, nshobora kuba umukarmelite imbere, kandi ndashaka kumuba. Uko umuntu arushaho kwiyibagirwa, niko arushaho kwita kuwo akunda. Umukunzi wacu ni Imana. Kuberaho Imana ni ukwemera ko yo ubwayo ifata umwanya mu buzima bwacu. Guha Imana umwanya wa mbere. Kuba muri Karumeli ntibibuza Elizabeth kwibuka ibihe byiza yagize atarinjira muri monasteri. Byongeye kandi ntibimubuza kurangamira Imana. Imana niyo ifite umwanya wa mbere mu buzima bwe. Ni gute Imana yagira umwanya wa mbere mu buzima bw'umuntu? Icyo ni ikintu umuntu agenda yitoza umunsi ku wundi. Bisaba ko akantu kose gakozwe umuntu yumva gakoranye na Yesu. Icyo gihe Yesu aba ari umuherekeza wa muntu muri byose. Nibyo Elizabeth yagaragaza muri aya magambo, aho umwarimu amuherekeza hose. Naho njyewe nabonye ijuru ryanjye ku isi muri uku kwihugika kwanjye kwa Karumeli, aho ndi njyenyine n'Imana yonyine. Nkora byose hamwe nayo, naho ngana byose hamwe n'ibyishimo by'ijuru. Nakubura, nagira icyo nkora cyangwa se naba muri horezo, mbona byose ari byiza kandi binejeje, kubera ko ni umwarimu wanjye mbona hose. Gusabana n'Imana ntibirangirana n'amasengesho tugira mu kiliziya cyangwa se hamwe n'abandi. Isengesho ryuzuye ubuzima bw'umuntu bwose n'ibikorwa akora. Iminsi y'umukarmelita iba yuzuye cyane isengesho n'umurimo umunota ku munota, ku buryo ntashoboye kubona akanya gato ko kuza hafi yawe. Kugira ngo ubuzima buhinduke isengesho bisaba ko umuntu yemera gukora urugendo rwo kwisohokamo. Kwisohokamo bikaba bisaba kurwana urugamba rwa buri munsi umunota ku munota. Gukurikira Yezu Kristo no kwisohokamo, kutirebaho, kwisiga, kugira ngo umuntu yinjire ku buryo burushijeho muri we uko buri munota uhita.
icyifuzo cya Elizabeti ni uko ubuzima bwe bwahinduka isengesho. Ubuzima buhinduka isengesho iyo umuntu yemeye kuberaho Imana. Yaba ubuzima bwanjye bwabaga isengesho rihoraho, igikorwa kimara igihe cy'urukundo. Yaba nta na kimwe cyakuntesha, yaba urusaku, ibirangaza, ntacyo. Kwiringira ubuntu bw'Imana. Umuntu ntashobora kwimenyereza kuba hafi y'Imana igihe atiringira ubuntu bwayo. Imana niyo ibeshaho, niyo itanga ubuzima. Ahubwo mbere na mbere nimuharanire ingoma n'ubutungane bwayo, naho ibindi byose muzabigerekerwaho. Mwiterwa impagarara n'iby'ejo, umunsi w'ejo uzazana impagarara zawo. Umuruho wa buri munsi urahagije. Mu ibaruwa Elizabeti yandikiye nyina amuhumuriza kubera ko yabuze abe, niho agaragaza ko kwiringira ubuntu bw'Imana bituma twigiramo amizero y'ubundi buzima. Isi ni icumbi ry'akanya gato. Kubwo kwemera tuzi neza ko tuzongera kubonana n'abacu batubanjirije kuva kuri iyi si. Elizabeti yumva ari kumwe n'abe kugeza aho avuga ko yumva bishimiye ko ari muri Karumeli. Karumeli iri hafi y'ijuru kubwo kwemera. Kwiringira impuhwe z'Imana biduha gushobora guhumuriza abandi no kubagaragariza ikuzo ridutegereje. Mama nkunda, nakubonye kenshi usesa amarira, ubuzima bwawe bwuzuyemo ububabare n'ibitambo, ariko urabizi neza ko uko Imana nziza irushaho gusaba niko irushaho kohereza no gutanga. Mu nzira y'ubutagatifu, uko umuntu arushaho gukena niko arushaho gukira. Uko umuntu arushaho gusohoka mu bintu by'isi niko arushaho kwinjira mu by'ijuru. Ibyo bisaba kwiyibagirwa. Ndakeka ko abatagatifu ari roho ziyibagirwa buri gihe, zikazimirira mu zikunda, nta kwigarukaho, nta kongera guterera akajisho ku biremwa, zigashobora kuvuga nka Mutagatifu Pawulo, si njye uriho, ni Yezu Kristo uriho muri njye. Ubukene cyangwa se kwibagirwa bisaba ko umuntu ategereza, kuko ubutagatifu atari umushinga umuntu ashobora kugeraho mu gihe runaka. Imana niduha kuba abatagatifu. Niyo mpamvu Elizabeti agira ati, Imana nziza ituma umuntu ategereza rimwe na rimwe, ariko ubuntu bwayo bwa kibyeyi bugenga byose. Kuba muri Yezu. Yesu agiye kuva kuri iyi si yararikiye intumwa ze kuba muri we. Elizabeti akunda byahebuje ivanjiri ya Yezu Kristo twanditswe na Yohani. Yumva ko byose byabera muri Yezu Kristo. Kuba hamwe na Yezu biduha kwiyinjiramo, kumva ko dufite agaciro imbere y'Imana. Abantu bimenyereza kuba hafi ya Yezu bakorana byose nawe. Nimugume muri njye, musenge muri njye, mushengerere muri njye, mukunde muri njye, mubabare muri njye, mukore, mugirire muri njye. Nimugume muri njye kugira ngo mugaragarire bose na byose, murusheho igihe cyose gucengera imbere. Mu by'ukuri ni aho muri uwo mutuzo Imana ishaka kureshya roho ngo iyiganirize nk'uko umuhanuzi yabiririmbye. Roho yacu ni nk'umujyi umurikiwe. Elizabeti atangaza ko ari ngombwa kuzimya izindi muri zishobora kuba muri uwo mujyi. Urumuri nyarumuri rukomoka ku Mana, kandi Imana niyo imurikira roho ya muntu. Ni ngombwa rero ko umuntu agira umwete kugira ngo urumuri rw'Imana ruboneshereze mu mutima we. Niba nshaka ko umujyi wanjye w'imbere wigana kandi ugasa n'umwami w'amasekuruza yose, kandi ukabona urumuri rwinshi rw'Imana, ni ngombwa ko nzimya izindi muri zose, kandi ko mu mujyi mutagatifu ntama akawubera ifumbire ukumbi. Urwo rumuri ruturukesha isakaramentu rya batisimo. Niyo mpamvu Pawulo intumwa yibutsa abakristo b'i Efezi agira ati, nuko rero ntimukiri abanyamahanga n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe bw'abatagatifujwe, mubarirwa mu muryango w'Imana. Kubana na Yezu ni ukwakira urumuri. Umuntu ashobora kwibaza ukuntu Imana iza mu muntu. Uburyo abakristo bamenyereye kandi bugaragara ni ukwakira Yezu mu masakaramentu. Igihe Elizabeti yari yafashwe n'indwara, ntiyashoboraga kujya mu masengesho. Sinshobora kujya mu kiliziya, sinshobora guhazwa, nyamara muramubona, Imana nziza ntikeneye isakaramentu kugira ngo ize muri njye, ni ntaho nyifite. Ni byiza cyane ukuntu Imana yigaragaza. Ni hariya mu ntebe mu ijuru rya roho yanjye, aho nkunda kuyisanga kubera ko itigera yitandukanya nanjye bibaho. Mutagatifu ni ukumenya igihe cyose ko Imana iri kumwe natwe. Mbese kubwo kwemera, umuntu yumva ari mu ijuru, aho aba ategereje kuzabona Imana imbonankubone.
ubutagatifu ni uguhora umuntu yumva yahora iruhande rw'Imana kugira ngo umuntu ayitege amatwi. Reka twumve uko Elizabeth yandikira Padiri Chevignari, aho amugaragariza ko roho ari ahantu haririmbirwa indirimbo y'urukundo. Tumwubakire muri roho yacu icumbi rituje, aharirimbirwa ubudatuza indirimbo y'urukundo yo gushimira. Nanone kandi n'umutuzo ukomeye uranga umuntu uri mu Mana. Umutima wacu ugiriranwa na ka Betaniya, ngo tuye icyumba cy'umutima wanjye nikibe ka Betaniya kawe, ngwino uharuhukire, ndagukunda cyane. Aha niho tubona ko umutima wari utuwe n'icyifuzo cyo kujya mu ijuru. Igice cya gatatu, icyifuzo cyo kujya mu ijuru. Hari ibintu bibiri bigize icyifuzo cya Elizabeth cyo kwifuza kujya mu ijuru: kuba umutagatifu no guhinduka igisingizo cy'ubutatu butagatifu. Kuba umutagatifu, ibyo umukristo akora byakagombye kugira icyerekezo cy'ijuru. Ubutagatifu bw'umuntu bugirira abandi akamaro. Mwana wanjye nkunda, nifuzaga kuba umutagatifu kugira ngo nshobore kugufasha hano ku isi mu gihe ngitegereje kubikora mu ijuru. Ubutagatifu ni uguharanira kunezeza Imana. Nanjye Germaine ndashaka ko umutagatifu kugira ngo nezereze Imana. Munsabire kuri yo kugira ngo ndusheho kubaho mu rukundo. Ni umuhamagaro wanjye. Imana niduha kuba abatagatifu. Niyo mpamvu ko umutagatifu ari ukugira uruhare ku butagatifu bw'Imana. Elizabeth yabyumvishe kare igihe agira ati: ndashaka kuzuza igihe cyose ugushaka kwawe, kwakira igihe cyose ingabire yawe. Umutoza wanjye, ndashaka kukubera umutagatifu. Uba wowe butagatifu bwanjye, kuko nzi neza intege nke zanjye. Umusingi w'ubutagatifu ni urukundo. Yaba ubuzima tubamo cyangwa se umwambaro twambaye, buri wese muri twe agomba kuba umutagatifu w'Imana. Umutagatifu ninde rero? Ni ukunda cyane. Ni wa wundi urangamira Imana cyane kandi ushimisha ku buryo bwuzuye ibyo amaso ye akeneye kureba. Ijuru ni ubusendere bw'urukundo. Igihe nzaba ndi muri urwo rugo rugari rw'urukundo, rwagati muri batatu ari bo mwerekejeho roho yanjye, sinzibagirwa ibyo mwankoreye. Azaba ari igihe cyanjye. Ndifuza kuzahadatuonyesha byinshi narose. Kwifuza ko umutagatifu bijyana n'umwitozo wo gushaka guhinduka igisingizo cy'ubutatu butagatifu. Guhinduka igisingizo cy'ubutatu butagatifu. Icyari cy'igisingizo cy'ikuzo. Icyo Elizabeth yifuje mu buzima bwe ni ukuba igisingizo cy'ikuzo ry'Imana. Ibyo akaba yarumvaga ari inzozi. Amaze kumva ko guhinduka igisingizo cy'ikuzo ry'Imana ari wo muhamagaro we kuva kuri ino si, aho ategereje kuzajya kuririmba nyir'ubutagatifu ihoraho mu murwa w'abatagatifu, yumvise ko bisaba gupfa ku bintu byose bitari Imana. Guharanira gushakashaka ubwami bw'Imana byabaye umurongo ngenderwaho. Kuri we, umuntu wese ahamagariwe kuba igisingizo cy'ikuzo ryayo. Yibaza ukuntu yashyira mu ngiro izo nzozi z'Imana yacu nziza. Mu yandi magambo, ni gute twahinduka igisingizo cy'ikuzo ry'ubutatu butagatifu? Atubwira ko mu ijuru buri roho ni igisingizo cy'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Icyo gihe umuntu ntaba abereyeho we ubwe, ahubwo abaho ubuzima bw'Imana. None se igisingizo cy'ikuzo byaba bishatse kuvuga iki? Igisingizo cy'ikuzo ni roho itura mu Mana, ikunda n'urukundo rutagira inenge kandi rudaharanira inyungu, nta kwishaka mu bwiyoroshye bw'urwo rukundo. Iyikunda kurusha izindi mpano mu gihe itagira icyo ihabwa nawe kandi ikifuriza icyiza uwo ikunze. Igisingizo cy'ikuzo ni roho ihanga amaso Imana mu kwemera n'ubwiyoroshye, irabagirana ishusho y'Imana. Kuba igisingizo cy'ikuzo ni uguhora umuntu ashimira. Kuba igisingizo cy'ikuzo ry'Imana ni uguhora umuntu asingiza Imana nk'uko mu ijuru abamarayika n'abatagatifu badahwema kuririmba nyir'ubutagatifu. Ibyo bitangiye hano ku isi. Dore inama Elizabeth atanga kugira ngo umuntu arangize uwo murimo wo kuba igisingizo cy'Imana: gushinga imizi no kugira umusingi mu rukundo. Uko nkeka, ngicyo igisabwa kugira ngo umuntu arangize uko bikwiye umurimo wa Laudem Gloriae, igisingizo cy'ikuzo. Roho icengera kandi ikaguma mu ntebe z'Imana ziririmbwa n'umuhanuzi. Ikora byose uko ishoboye muri we hamwe nawe, kubwe no kubera we,
hamwe n'ubwererane bw'indoro. Kuba igisingizo cy'Imana ni uguhinduka aho ubutatu butagatifu butura. Ni ubutatu butura muri twe, iryo bera ryose n'iryo tuzabona mu ijuru. Nimube ariho mwifungirana. Guhinduka inzu y'Imana nicyo Yezu yasezeranije abumva ijambo kandi bagakurikiza amategeko y'Imana. Yuda utari Isikariyoti aramubaza ati, Nyagasani, utewe n'iki kutwiyereka ntiwiyereke isi? Yezu aramusubiza ati, umuntu unkunda azubaha ijambo ryanjye, Data azamukunda maze tuzaze iwe tubane nawe. Kuba igisingizo cy'Imana bituma hagati yacu n'Imana haba urukundo rw'indashyikirwa. Izina Elizabeth yafashe muri Kamere ryerekana umuhamagaro we w'umwihariko. Elizabeth ahamya ko akunda iyobera ry'ubutatu butagatifu kuko ari nk'inyanja azimiriramo. Dawe, ndashaka ko aho ndi abo wampaye nabo tuhabana, kugira ngo babone ikuzo ryawe nje wampaye, ko wankunze isi itararemwa. Bityo igiriye ubuntu bwayo yatugaragarije muri Yezu Kristo, yashatse kwerekana mu bihe bizaza ubukungu butagereranywa bw'ineza yayo. Ubutatu, ngiyo inturo yacu, niho iwacu, inzu ya Data, aho tutagomba gusohoka ukundi. Tumaze kumva ukuntu Elizabeth yitoje kubana na Yezu umunsi ku wundi. Mu kiganiro gitaha tuzaganira ku nsanganyamatsiko igira iti, mwebweho muzabe intungane. Ikiganiro Inzira y'Ubutagatifu kuri Radio Mariya Rwanda mugitegurirwa n'umuryango wa Frere wa Carme mu Rwanda. Uyu munsi mwari kumwe na Frere Muhire Celestine. Uwashaka kutwungura inama cyangwa se gusaba ibisobanuro yahamagara kuri nimero za telefone zikurikira: 078 68 94 452. Ukomeze kunogerwa na gahunda za Radio Mariya Rwanda. Mugire amahoro y'Imana.